Ibirayi birasa neza kandi biraryoshye. Bino birayi nkunda kubitekera abantu, nkunda kubitekera abashyitsi bakishima bakavuga ati ibi biryo bimeze neza cyane. Nawe rero uzabiteke, numara kubiteka uzatubwiye muri komenti uko bimeze. Hanyuma rero nimba ari ubwa mbere ubonye iyi channel, kora subscribe twikomereze. Hanyuma mwibuke gukora like kandi jya ureba video kuva itangiye kugera irangiye, bizanshimisha cyane. Yego rero iyo mbabwiye ngo mukore like ntabwo aba ari imikino pe, ntabwo aba ari imikino, ntabwo mba ndi kwikinira. Mujye mubikora kandi mwibuke gukanda ku nzogera, sibyo? Kandi ku nzogera musabe ko notification za channel yacu mwajya muzibona. Yego ibirayi ngibi rero ni ibirayi byiza biryoshye bihumura by'ibisirimu. Rero mujye mubiteka bizabaryohera, bizaryohera n'inshuti zanyu, bizaryohera n'umuryango. Yego abantu babonye channel yacu bwa mbere nuko mbaze kubivuga, mubanze mukore subscribe dukomeze. Nizere ko iyi video iri bumpe subscribe nyinshi cyane, ko abanyarwanda ndabizi dukunda ifiriti. Ukunda ifiriti turayikunda ariko iraryoha, ibintu birimo amavuta biraryoha. Ibirungo twakoresheje rero ngibi, dufite ibirayi, dufite poivro, dufite igitunguru, dufite inyanya nazihase ndangije ndaturapa kugira ngo sibe nk'irusosi. Dufite na soya sauce utayifite wanayihorera, utayifite wayihorera ugakoresha nk'akarungo gasanzwe ukose ubonye kuri boutique ko guhumuza. Ngewe rero ngiye gushyiramo ibi ngibi, biraza kuba biryoshye, biraza kuba bihumura neza. Yego mbere ya byose tujye kubanza dukora ifiriti nk'uko bisanzwe. Turashyira ipanu ku muriro, ipanu tuyumutse. Tumaze kuyumutsa noneho dushyiremo amavuta aringaniye, ntabwo nshyiramo menshi. Ngiye guteka ibirayi bikeya, ntekeye umuntu umwe. Utekeye abantu benshi nyine urabyumva wakoresha byinshi, ko nyine nakoresheje utuntu dukeya. Ibirayi murabibona nabikasemo tunini tujya kuba nk'udusote. Tujye kubanza tubikarange tubikoremo ifiriti. Amavuta yashyushye cyane, iyo yashyushye cyane umuntu ashyiramo gahoro gahoro kugira ngo bitamutwika. Noneho tugiye gushyiramo ino firiti, turindire ifiriti ishye. Ifiriti murayibona. Noneho iyi firiti iyo umaze kuyishyiramo uribuka ukashyira nk'iminota 10 ukaza ugahindura, cyangwa iminota 5 ukaza ugahindura ukareba ko bitafashemo hasi. Cyane cyane udupanu hari igihe dushiririza. Yego ariko ihisha vuba niyo mpamvu nyikunda. Rero ugenda unyuzamo akayiko gutya kugira ngo hatagira bitahindura ibara. Iyo ubona ibirayi byiza bihiye neza ntabwo biba bifite ibara, biba bisa neza, bisa umuhondo. Kirazira kubishiririza rero, ntubishiririze, ubikuremo bimaze gushya neza, byumutse cyane, byumutse nyine kwa kundi ukozaho iki kirushe ukumva bimeze nk'ibiri gukaka, biba bikomeye. Rero nuko tubyarura bimeze. Yego ni ukuvuga ngo guteka ni ibintu byiza cyane, byiza cyane. Ariko tugomba kubikunda kuko guteka ni basic need, ni ibintu bikenewe mu buzima bwa buri munsi. Ntabwo wabaho utarya. Ushobora kubaho mu ibindi bintu utabifite ariko ntabwo wabaho utarya. Ntabwo wabaho, ushobora kubaho utambaye, wambaye nk'ubusa ariko ntabwo wabaho utarya. Kurya ni ibintu byihutirwa, tugomba kurya. Rero ifiriti tuyarure neza yose tuyimaremo. Nitumara kuyarura ndabereka uko tugiye kubigenza. Rero bantu banjye mwibuke gukora subscribe. Nimba wasimbukije video ukaba ubisanze hano ariho bigeze, turi guteka ifiriti ya speciale. Ipanu yacu ko yarayikiriho amavuta turayihorera, twayakuyeho nyashyize mu kindi kintu. None tugiye gukaranga. Turabanzamo bya birungo byacu nkuko twabikase, poivro n'igitunguru nibyo tugiye kubanza gushyiramo, bibanze bijyemo utuvuta. Yego poivro n'igitunguru tubishyizemo. Noneho baba bukasemo kwa kundi nyine duto tumeze nk'udukaro dutoya. Hano ushatse washyiramo n'agakaroti biremewe. Biba bisa neza, utubara mu biryo biba bisa neza. Noneho urakaranga gutya, wamara gukaranga
numara gukaranga nyine gutya zibanze zishye, nubona zitangiye gusa n'izihindura ukabara zikubitwa n'umwuka, uhita ushyiramo inyanya, kubera ko ntabwo nigeze nshyiramo amavuta. Ipanu iratose ariko nta mavuta yari ariho mu ifiriti, amavuta yo yari yibereyemo. Dore ukuntu bimeze, ugira vuba vuba kugira bidashirira, bidafata hasi, ukomeza ugaragura. Inyanya zizaniye amazi, nongeye gushyiramo akunyu gake cyane, gake gashoboka, kugira ngo birusheho kuryoha. Mu ifiriti mwibuke nta munyu wari urimo. Rero ngiye gushyiramo agasoya sauce, ndashyiramo ikiyiko igice. Urumva nkoresha ikiyiko kinini ariko nshyizemo igice, ubwo ni akayiko gato muri makeya, ushobora gushyiramo gake gashoboka. Noneho soya sauce yongera mu biryo uburyohe, muzajye muyigura, iryoshya ibiryo. Noneho urabona bibaye nk'ibihindura akabara kubera soya sauce. Turakomeje rero, tugiye gukomeza turindire ibanze ikore nka gutya. Urabona byari bigiye gushirira ariko nta kibazo. Dushyiremo bya birayi byacu nka gutya, kangabanya umuriro kugira ngo bya birungo bidashirira. Nta mazi nigeze nshyiramo, mwabibonye ukuntu nabigenjeje, nta mazi arimo. Ugira gutya, ukabivanga, uvanga harimo akariro gake. Nimba ari amakara ugabanyaho amakara, sibyo? Nimba ari kumbabura ugabanyaho amakara. Ni gutya tubigenjeje. Ibirayi rero murabona aho bigereye, birasa neza cyane, birahiye, birasa neza, birahumura. Ka kunyu kacu gakeya kakoze, murabona ko bimeze neza. Ibirayi ndabibatuye, muzabiteke, biraryoha cyane bisubiyemo. Noneho reka twarure turebe ukuntu bimeze. Twarure urabona ko bisa neza nyine kandi biranaryoshye, ni ibisanzwe. Reka twarure. Turabyarura rero gutya. Nababwiye ko ari isahani y'umuntu umwe natetse. Ibi ngibi ni ibiryo ushobora gukora niba ufite ubunebwe bwo guteka. Ni ibintu byoroshye guteka, ni iminota mikeya bihita bishya vuba vuba. Uzabitekere abantu bawe, bazishima, bazaryoherwa. Uzabiteke. Murabona ko bisa neza, birahumura neza. Ndagira ngo mbibutse ngo mukore subscribe, mukore like, mukore share, mukore comment, hanyuma twikomereze. Ndabakunda cyane. Naho ubutaha mukomeze murebe video zacu. Aho munsi hari ahantu handitse Jose Official TV, mujyeho mukanda handitse videos, mwinjiremo cyangwa playlist. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza. Naho ubutaha tuzongere tugaruke duteka ibindi biryo.